Shalom, twongeye gushimira Imana idufashije kugira ngo tuganire namwe bakwisengesho ribohora official. Tubahaye ikaze, twari tumaze igihe kirekire tutaboneka hano ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana ishimwe tubashishije kandi idushoboje. Imana ihabwa icyubahiro. Ngwino twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Tuje kuganira ijambo ry'Imana, ntabwo tuje kuganira amagambo n'ibiganiro bisanzwe bya hano mu isi. Bibaho mu isi, yego dushobora kubivugaho, ariko twebwe tukavuga inkomoko yabyo mu mwuka, tugacukumbura tukareba niki cyihishe inyuma y'intambara zuri gucamo wowe ubwawe, niki cyihishe inyuma y'ibibazo byawe bwite, niki cyihishe inyuma y'ibibazo byawe bwite ubona uhagazemo bidacika bitavaho. Ese ibibazo byawe uri gucamo muri iyi minsi cyangwa ibyo uhagazemo bituruka he, bikomoka he, biterwa n'iki? Ibibazo uri gucamo muri iyi minsi bituruka he, biva he, bikomoka he, biterwa n'iki? Cyane cyane bya bibazo ubona biba byarabaye akome, ibibazo bimaze igihe kirekire, bya bindi biba byarabaye nk'ingoyi, ibibazo usanga byabaye nk'ingoyi, aho ukoresha imbaraga zawe ugakoresha ubwenge bwawe ukabona wapi kubisohokamo ntibigukundira. Urashakisha gutera imbere, urashaka kwivana mu bukene, urashaka kwivana mu busiribateri, ugashaka ukarongora ukabyara ukabona biri kwanga. Urashaka kwiga ngo uminuze wagera imbere ukabona kwiga biranze. Urashaka ko abana bawe bagira ubwenge, ugakoresha imbaraga nyinshi ukabashyira mu ishuri, ariko ukabona bigeze ahantu byanga pe, abana bakabura ubwenge. Washyizeho ababakocinga, ariko ukabona wapi nta kintu kiri kwinjira mu amanota akomeje kuba yayandi. Undi ugasanga arimo ararwana no kwiteza imbere, yafunguye ka business yarakazamuye kageze hagati yahise kagwa. Ukabona biranze neza neza. Ugafata ideni rya banka ukavuga uti ahari wenda reka nongere, biraterwa n'igishoro gikeya, nabwo ugasunika ukagera ahantu ukabona wapi biranze, ntaho ntibisunikika. Ubundi ugasanga arize, araminuje, arashoje, adepoje hirya no hino mu mwaka wa mbere, abuze akazi, wa kabiri, wa gatatu, baye 10 nta kazi. Ibyo bibazo biraterwa n'iki? Biraturuka hehe? Ubundi ugasanga arwaye indwara, umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri akivuza bikanga, ukwezi kwa mbere, kwa gatatu indwara, kwa 9, kwa 10 indwara ikaba twibanire, ntako atagize ngo yivuze. Ugasanga biranze. Biraterwa n'iki? Ibyo bintu kandi ubona iruhande rwawe hari abagukikije, hari abaturanyi bawe, hari inshuti zawe, bo ntibiri kwanga, bo biri gukunda, ariko bo biri kwanga. Ibyo bibazo biraterwa n'iki? Niki cyihishe inyuma y'ibyo urimo uracamo? Niki cyihishe inyuma y'ibyo urimo uranyuramo? Ese wakora iki kugira ngo ubashe kugera ku ntsinzi y'ibyo byose uri gucamo? Tera agatebe uze tuganire. Mu ijambo ry'Imana riraza kuduha igisubizo. Ijambo ry'Imana ni igisubizo cy'ubuzima bw'abantu, ni igisubizo cy'imibereho y'abantu. Nufata ijambo ry'Imana nk'igisubizo cy'imibereho yawe, cy'ubuzima bwawe, byanga bikunda uzagera ku ntsinzi. Kubera iki wagera ku ntsinzi? Nuko nta muntu uri hano mu isi wishyizeho, witeranyije ngo yizane mu isi. Buri muntu wese yaremwe n'Imana. Kabone na wa mwana uba wavutse ku mubyeyi, wenda mama bamufashe ku ngufu, aratwita, arabyara. Uwo mwana Imana iba yemeye kwabaho, ibifite ubuzima bwe bwose uhereye igihe butangiriye n'igihe buzasoreza hano mu isi. Ni nayo rifite ububasha bwo kuba yatanga icyerekezo cy'ubuzima bw'uwo muntu yaremye. Nta muntu uza mu isi hano cyangwa se ubona wiremye, twese twaremwe n'Imana. Niyo mpamvu rero iyo ugarutse ku Mana uba
neza neza uri mu nzira y'ukuri yo gukemura ibibazo wari uhagazemo, ibibazo uburimo, ibibazo biba bikugarije. Kuko Imana niyo nkomoko y'ubuzima, Imana niyo nkomoko yo kubaho, niyo itanga ubuzima, ni nayo itanga kubaho. Bishatse kuvuga ngo rero ibasha gukemura ikibazo cy'ubuzima bwawe ubona butameze neza, burwaye, buhorana indwara, buhorana ibyo bibazo nyine by'ubuzima, aho sante yawe, amagara yawe ubona arimo aragucika cyangwa arimo arakunanira. Imana ifite ubushobozi n'ububasha bwo gusubiza ubuzima bwawe ku murongo. Nuramuka uyigarukiye ukayishaka, iraza kugukiza. Tugaruke ku cya kabiri, imibereho. Kurya kibazo, kwambara kibazo, kwishyura inzu kibazo, kugiraho kwishyurira abana amashuri kibazo. Mbega ugasanga imibereho irakakaye, irumaganye, nta kintu kigendeka kugira ngo ubashe kubaho uko wumva nawe wakagombye kubaho. Ukabona ibintu byose biri kwanga. Igihe byanze wakagombye gukora iki? Ugarutse ku Mana, ibasha gutunganya imibereho yawe, kuko niyo soko yo kubaho k'umuntu. Ishobora gutunganya uburyo bwo kubaho kwawe, ishobora gukingura imiryango wowe utabona, ishobora kurema inzira wowe utabona zagusohora muri ibyo bibazo, ishobora kurema inzira zagusohora mu bukene, ishobora kukuremera inzira zagusohora mu madeni, ishobora kukuremera inzira zagusohora mu kibazo ubona kikugoye. Imana ishobora kurema inzira igirema ibitariho bikongera bikabaho. Ibuka yuko hari igihe cyabayeho utariho nta n'ukuzi, ariko haza ikindi gihe Imana ibasha kukurema ubaho, uraboneka, uragaragara. Uko yakuremye ukaba uri kugaragara kano kanya abantu bakaba bakubona, niko hari n'ibindi yarema mu buzima bwawe ubona bidahari bikabaho. Nongere nsubiremo ako kantu, hari igihe cyabayeho wowe utariho, utagaragara. Haza kubaho ikindi gihe ubaho, byitwa ko mama wawe yagutwite amezi 9 cyangwa se waba waravukiye ariyo yose, uravuka uba hano mu isi, uragaragara, barakubona. Uko nguko Imana yakuremye utari uriho ukongera ukabaho abantu bakakubona, niko yarema n'ibyo ubona bidahari bikabaho. Yakuremera akazi kano kanya udafite ukakabona, yakuremera business aka kanya utabona ukayibona, yakuremera inzu udafite ukayigira, ukayitunga, yakuremera imodoka, yakuremera buri kimwe cyose. Ahubwo ikibazo, urayizi iyo Mana? None se niba uyizi ubana nayo? Niba uyizi ugendana nayo? Niba uyizi usabana nayo, ukorana nayo? Ko ariyo yakagombye gutunganya ubuzima bwawe n'imibereho yawe. Ese mu buzima bwawe no mu mibereho yawe niki wakwiringira gishobora gusunika ubuzima bwawe, gisunika imibereho yawe ikajya imbere kuruta Imana? Niba wiringirira ibigirwamana, kiringirira mu burozi, kiringira mu mbaraga z'imiti, kiringira mu mbaraga z'ubupfumu, kiringira mu mbaraga z'ubupfumu, arizo mbaraga z'imiti, imbaraga zo kwambarira utuntu ugasangura bamwe baragendana utuntu mu makofi, abandi baragendana bintu barabyiseguza, abandi bakabyambara, abandi ugasanga barizera mu bintu banyanyagiza mu maduka yabo. Waratanye wizereye mu bintu bizagukoza isoni, waratanye wizereye mu bintu bizakubuza amahoro n'umutekano, aho uzajya urota urya inyama, urya ibintu nk'ibyo, urari kuzimu, ubugingo bwawe bukarari kuzimu, n'ubundi ukazapfa ahandi ujya urara mu buryo bw'inzozi, ukaba ari naho werekeza uvuye muri ubu bugingo. Va muri ibyo bintu. Imana niyo yonyine yo kwizerwa, si imiti ya kirozi, si imiti ya gipfumu yo kwizerwa waboneramo imibereho, waboneramo ubuzima. Imana niyo itanga imibereho,
ikakumanuraho umugisha wayo. Umva hari abajya bababeshya ngo Imana ifasha uwifashije hanyuma ukagenda ugafata imiti ngo ubwo ngubwo urifashije, ugafata imiti yo mu bapfumu bakaguca indasago ngo ubwo waciye ubwenge gute bari kuguca indasago bakatagura umubiri wawe bagutwara amaraso utazi aho bayajyana? Waciye ubwenge gute wiyuhagira ibintu by'amazi utazi aho byavuye ngo bayashyizemo imiti ngo ugende uyamene mu mayira abiri? Ugasanga waciye ubwenge gute uri muri ibyo bintu? Ahubwo aho ngaho ubwenge bwawe babuyobeje, Satani yakuyobeje, abadayimoni bakuyobeje, abaguteje ibibazo bakugarutseho bajya mu bitekerezo byawe, kuko Satani afite ubushobozi bwo kwinjira mu bitekerezo byawe. Ni umwuka winjira mu bitekerezo byawe ukaba wakuganiriza, ukakoshya, ukakudeviya, ukagukura mu murongo w'Imana. Pawulo yandikira Abakorinto ngo ndatinya cyane nk'uko ya nzoka yoheje Eva ariko izoshya intekerezo zanyu zikareka kubonera. Satani afite ubushobozi bwo kuza mu bitekerezo byawe akakoshya, aguteza ikibazo. Yamara kuguteza ikibazo afunze imigisha, afunze amahirwe, afunze iterambere ryawe. Wari uri muri uri yubakira akazu uragatangiye, ukagejejemo hagati, uburyo bwo kugakomeza burafungwa. Ugira ngo nibisanzwe, ukomeza gushakisha hirya no hino ngo urebe ko byakunda, birangira bikunaniye. Ukibwira ngo nibindi, kumbe Satani aciye mu muntu runaka, arakurebye avuga ati umwana nawe ko runaka yubatse inzu, iyi nzu ntabwo agomba kuyisoza. Akugirayo, aragusaba, isi y'umwijima iramuguha, atanga ibigozi, baragufunga mu buryo bwa gipfumu no mu buryo bwa kirozi. Imigisha yawe irahagarara, inzira zirahagarara. Ukibwira ngo nibisanzwe, ni krize isanzwe, kumbe ntabwo ari krize isanzwe. Ni krize yakozwe n'imbaraga za Satani, ni krize yakozwe mu mbaraga za kirozi, ni blocage yakozwe n'imyuka y'abadayimoni bakuborotse. Noneho Satani nyuma yuko yakoresheje abantu be bakuborotse, agahita aza mu matwi yawe, akongera avuga ati rero jya kwivuza. Akongera akagusubiza muri babandi bakuborotse, aribo bakozi ba Satani, aribo bapfumu nabo bwabo. Nta kindi bagukorera, ntago bakuborokora, ahubwo barongera bagateramo ibindi, bakakwakana ya mafaranga na twa dufaranga wari usigaranye, bakagusinyisha amakontara n'ubwami bwa kuzimu, bakagusinyisha amakontara n'ubwami bwa Satani. Ugasanga noneho muri uko kugusinyisha amakontara n'ubwami bwa Satani, bagusinyishije amakontara n'imizimu. Ya mizimu noneho ikongera ikakuboroka, ibintu bikaba noneho sasa ukazireturuva. Noneho sasa waratangiye kuzajya ukorera imizimu, ejo ukongera ugasubira ukajyana inka, ejo bundi ugasubira ukajyana ihene. Uyu munsi bakafunguramo gakeya kugira ngo bakujijishe, ukabona biciyemo, nyuma y'iminsi 3 n'itanu biciyemo. Noneho sasa ukavuga ati bya bintu birakora, bakongera bakaboroka, bakavuga ati ongera uzane igitambo, ejo ugatanga umwana wawe, bakongera bakafungura, gutyo ukabaho muri ubwo buzima bwo kurindagizwa n'abadayimoni, bwo gukorera Satani, bwo kwangiza abana b'abantu. Uri umurozi, uri umwana wo kurimbuka, warayobeye mu nzira ya Balamu. Anuko nguko Satani ayobya abantu, nuko kuko abadayimoni bagirira n'aba bantu. Baraza bakagufungira urubyaro, bamara kugufungira urubyaro. Murozi, umwana w'umuntu, iyo mvuga umurozi, umwana w'umuntu araza akakureka akavuga ati runaka arabishya nubwo ashyingiwe ntazabyara, akakugirayo. Yamara kugirayo kwa Satani akagusaba, yamara kugusaba abadayimoni bakamuguha, ubundi akagutega ibintu bikagufata, ugasanga afunze inda yawe ibyara, wenda atwaye imayo yawe y'imbere, atwaye imihango yawe. Yamara kubitwara agahita afunga rwa rubyaro rwawe, mu buryo bw'abadayimoni, mu buryo bw'imbaraga z'umwijima. Dayimoni zikaza mu matwi yawe, cyangwa se abantu bakaza aho ati wabuze ubwenge, Imana ifashe, wifashije jya kwivuza, ukaba ugiye ku bapfumu. Wajya mu bapfumu nakagukoraho imigenzo n'imihango, aho wagiye niho hakomotse ikibazo cyawe. Noneho sasa abaguteje ikibazo se ni gute bagikuraho? Ahubwo bazongeramo ikindi. Satani ntabwo yakemura ibibazo byawe, abadayimoni ntibakemura ibibazo by'umuntu, imizimu ntiyakemura ibibazo by'umuntu, ahubwo irabyongera. Ibiyongera gute rero? Bagenda bakujisha bakakwereka ko hari nkaho biciyemo nyine nyuma
minsi mikeya ejo nanone bakongera bakaboroka, ukabikaba ngombwa ko bya bindi none baguhaye wongera kubitanga, gutyo ejo bakongera bakaboroka, gutyo ukazabaho mu gihirahiro mpaka upfuye ukarimbuka, ugatakaza n'ubugingo. Mwisi wabayeho usererezwa n'abadayimoni n'imyuka mibi gutoteza, ukiri muri uyu mubiri, noneho uranapfuye uvuye muri uyu mubiri, ugiye kuzimu, aho bahekenya amenyo, aho urunyo rwaho rutabora, mu muriro waka, ahantu h'icuraburindi, ahantu hari urunyo rutabora, ahantu hari ibyago n'amakuba by'iteka ryose. Urarimbutse, ubuze isi, ubuze n'ijuru. Ubitewe n'iki? Nuko utigeze uyoboka Imana yawe. Garukira Imana rero, niyo yonyine ibasha kugusohora muri ibyo bibazo, niyo yonyine ibasha kukuvana muri ibyo byose ubona byananiranye. Niyo yakuremye, niyo yakuzanye mu isi, ifite umuti w'ibibazo byawe. Uwiteka afite umuti w'ibibazo byawe. Nubyizera gutyo kumva ko Imana yonyine ari ifite umuti w'ibibazo byawe, urabohoka, ukayishakana umwete, ukayishakana imbaraga zawe zose n'umutima wawe wose. Umva ukuntu hano ubwayo yivuga, ibwira abana b'abantu mu gitabo cya Yeremiya igice cyaho cya 29, irabwira umwana w'umuntu, ikamubwira muri aya magambo iti, byumve neza ukuntu ibwira umwana w'umuntu mu gitabo cya Yeremiya igice cyaho cya 29, ikamubwira mu murongo wa 13, ikavuga ngo muzanshaka mu mbone nimunshakana umutima wanyu wose, nzabonwa namwe, ni ko Uwiteka avuga. Urumva hano Imana iravuga ngo muzanshaka mu mbone nimunshakana umutima wanyu wose. Nushaka Imana n'umutima wawe wose, ukayishaka kugira ngo iguhindurire imibereho, ukayishaka kugira ngo igushyingire, ukayishaka kugira ngo iguhe urubyaro, ukayishaka kugira ngo ikubakire imibereho, ukayishaka kugira ngo iguhe ubuzima bwiza nyine butarwara, izabiguha. Ariko nuyishakana umutima wawe wose, nuyishaka kugira ngo iguhindure umuntu ukomeye, ukayishakana umutima wawe wose, izaza kubikora. Irimo iravugana nawe ngo nunshakana umutima wawe wose, uzanshaka umbone nunshakana umutima wawe wose. Nushaka Imana n'umutima wawe wose kugira ngo igukize iyo sida, igukize iyo kanseri, nuyishakana umutima wawe wose kugira ngo ikubakire imibereho, iraza kuyikubakira wose. Iravugana nawe ngo nunshakana umutima wawe wose, ngo niko Uwiteka avuga, ngo nzabonwa namwe, niko Uwiteka avuga, kandi nzagarura abanyu bajyanywe ari imbohe, nzabakoranya mbakuye mu mahanga yose n'ahantu hose aho nari narabatatanyirije, niko Uwiteka avuga, kandi nzabagarura aho nabakuje mukajyanwa muri mbohe. Mwisi y'umwuka umuntu, Satani, abadayimoni, imyuka mibi shobora kuza igafata umuntu ikamutwara, ikamuvana mu magara meza, ikamujyana mu magara mabi. Satani akakwicaza mu magara mabi. Abadayimoni bafite ubushobozi n'imyuka mibi y'abarozi bo gufata umuntu bakamukura mu cyubahiro, bakamubohera mu nzu y'imbohe y'igisuzuguriro. Umuntu wari wo kubahwa n'abantu bakamubohesha igisuzuguriro, agashyirwa mu nzu y'imbohe y'igisuzuguriro. Imyuka mibi y'abadayimoni n'abakozi ba Satani bafite ububasha bwo gufata umuntu bakamukura mu butunzi, yari kuzaba umutunzi, yararemewe kuba umutunzi, bakamukura muri ubwo butunzi, bakamujyana mu nzu y'imbohe, bakamubohera mu bukene. None muri uko kumubohera mu bukene, umuntu azakora byange, kuko ikibazo cye kiri mu mwuka, cyatangire mu mwuka. Azakora kubite hirya no hino, icyo yakebe cyinshi, umusaruro ube muke, kuko mu isi y'umwuka hari abamudanangiriye mu bukene, bamushyira mu nzu y'imbohe y'ubukene, bamubohesha abadayimoni bashinzwe gutuma akena ntacyo ageraho. Uyu muntu rero niho Imana ivuga ngo nzagarura abanyu bajyanywe ari imbohe, bagatatanyirizwa mu mahanga. Ushobora kubyumva mu buryo bw'umubiri, ariko nge ndi kubivuga mu buryo bw'umwuka, kuko intambara turwana, Pawulo yavuze yuko
nubwo tugenda twambaye umubiri w'umuntu tutarwana mu buryo bw'abantu. Arongera aravuga ngo n'intwaro z'intambara yacu si nk'iz'abantu, twebwe intambara turwana niyo mu mwuka. So rero imyuka mibi n'abakozi ba Satani babasha kugufata bakagukura mu rugo, bakagusenyera urugo, bakagushyira hirya y'urugo, noneho sasa bakakubohera aho ngaho, ugashaka kubaka urugo bikanga, kuko uba warashyizwe mu nzu y'imbohe yo kutubaka. Baravuze ati uyu ntazigera yubaka urugo. Kugira ngo rero uva aho hantu bizagusaba gushaka Imana, kuko ni ibintu biba byakozwe mu mwuka, byakozwe na Satani. Kugira ngo biveho nuko ushaka Imana kugira ngo ikuvane muri ya nzu y'imbohe yo kutubaka urugo. Uko niko bimeze. Ibibazo byawe by'uri gucamo n'ibyo uri kubona ntabwo ari ibintu byapfuye kwizana. Ntabwo ibibazo bipfa kwizana. Ibibazo bigira aho bikomoka n'aho bituruka, n'ibisubizo byizana bigira aho biva n'aho bituruka. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, ndavugana nawe wowe wibona uri mu bibazo bitandukanye. Sobanukirwa ko ibyo bibazo hari imbaraga ziri kubiteza, hari imbaraga ziri kubisunika. Cyane cyane bya bibazo ku manywa umuntu ahangana nabyo, agakoresha ubwenge bwa akabona ntibikunda, agakoresha imbaraga ze zose kugira ngo bisohokemo bikanga. Ahubwo ugasanga wicaye ufite agahinda, ufite intimba, ufite amaganya, ufite kwiheba. Ibyo bibazo bigusunikira amaganya, bikagusunikira agahinda, bikakuzanira kwiheba. Sobanukirwa ko ibyo bibazo byasunitswe n'imbaraga zindi utabonesha amaso. Hari imbaraga zindi ziri nyuma y'ibyo bibazo utabonesha amaso, ziri kugucisha muri ibyo bihe, ziri kugucisha muri izo ntambara. Hari imbaraga runaka ubona zirimo ziragusunikira gufata amadeni ukananirwa kuyishyura. Hari imbaraga zirimo ziragusunikira kwisanga uva ku mukobwa ujya ku wundi, uva ku mugore ujya ku wundi. Hari imbaraga ziri kugusunikira muri icyo cyaha zikujyana ku mukobwa, uva ku mukobwa ujya ku wundi. Hari imbaraga ziri kugusunikira wa mugabo nawe wa musore we, kuva ku mukobwa ujya ku wundi, kuva ku mugore ujya ku mundi mugore. Hari imbaraga ziri kugusunikira wa mukobwa wowe neza amatwi, kwikinisha no gucuruza sex yawe mu buryo bwa online, ugaragaza imyanya yawe y'ibanga n'abagabo batandukanye. Myuka wasunikiwe agaragara wowe utabonesha amaso zigukoresha ibyo. Hari imbaraga zituma uva ku mugabo ujya ku wundi, zigusunikira gusambana, ukarongorwa n'abagabo benshi batandukanye bagusambanya, kandi ukumva nta soni biguteye, ukumva uri fieri yabyo. Hari imyuka ikurimo yihishe inyuma y'ibyo bintu kugira ngo igucikeho, kugira ngo utandukane nayo, nuko ugomba kugarukira Imana. Hari imbaraga zisunika ubwo burwayi budakira, uburwayi uvuza, uburwayi baha imiti, ukanywa imiti y'ubwoko bwose, ukivuza mu bitaro bitandukanye, kwa muganga, muri clinics zitandukanye, ukava mu gihugu ujya mu kindi, ariko ugasanga iyo ndwara ntiri gukira, iyo ndwara itari gukira. Hari imbaraga utabona zihishe inyuma y'iyo ndwara idakira. Rero izo mbaraga zihishe inyuma y'iyo ndwara idakira, igihe zidashugurikiwe, igihe zidashakiwe igisubizo, nuvuga ngo niyo ndwara ntiyavaho. Izo ari imbaraga ubona zaborotse ibyawe, ubona ukubita hino bikanga, wakomanga hano bikanga, wacariya bikanga. Hari imbaraga ziri inyuma y'ibyo bintu, hari imbaraga zituma ibintu biri kwanga. Izo mbaraga igihe rero zitashugurikiwe bizakomeza kwanga. Hari imbaraga zihishe inyuma y'ibyo uri gucamo, zihishe inyuma y'ibyo uri muranyuramo. Ukeneye gushaka Imana itagaragara kugira ngo ikureho izo mbaraga zitagaragara. Iyi Mana dushaka, Imana dusenga ntigaragarira amaso y'abantu, ariko iriho, ikora ibigaragara, ikora ibifatika, ikora ibiboneka, irabohora bikaboneka, igakiza bikaboneka, igatanga ubuzima bikaboneka, igatanga imibereho bikaboneka, igahindura amateka y'abantu bikaboneka, igafana umukene wari umukene uri hasi
ikamuvana mu bukene ikamuha umutunzi akaba umutunzi. Hari Imana ivana umuntu mu gisuzuguriro, nawe ubu yarasuzuguwe n'imiryango, yarasuzuguwe n'inshuti, yarasuzuguwe n'abo yiganye nabo, yarasuzuguwe n'abaturanyi, ikamwubahisha ikamwambika icyubahiro. Hari Imana itagaragara ariko ikora ibyo bigaragara. Hari Imana itaboneka ariko ikora ibyo biboneka. Imana ikiza za ndwara abaganga babuze, ukajya kwa muganga bagapima neza ntibabone indwara, kandi umubiri w'umuntu ugakomeza ukaribwa, umubiri w'umuntu ugakomeza ukaribwa, umuntu agakomeza kuribwa n'umubiri, ariko abaganga babuze igituma aribwa, abaganga babuze igituma umubiri urimo urashonga, umubiri urimo uramurya. Ya Mana rero ireba aho abantu batabona, iyo ikabasha kubona ikavuga ngo uyu muntu ikimutera uburwayi ni iki ngiki, ikagikubita ikagikuraho, umurwayi agakira, abantu bakabibona ko umuntu yakije. Imana ni Imana ikora ibintu bifatika kandi biboneka. Noneho yavuganye nawe mu ijambo ryayo nk'uko mubabyumvise, Rema igice cya 29 n'umurongo wa 11, yakubwiye ngo yavuganye nawe ngo rega nzi ibyo nibwira kubagirira si bibi nama si bibi, ngo arega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si bibi, kugira ngo mbaremo umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Ni ku Uwiteka avuga ngo kandi muzanyambaza, muzagenda munsenga, nanjye nzabumvira, muzanshaka mumbone, nimunshakana umutima wanyu wose nzabonwa namwe. Ni ku Uwiteka avuga kandi nzagarura abanyu. Imana ifite ubushobozi bwo kugarura abagutaye, ifite ubushobozi bwo kugarura abakuvuyeho, kuko bakuvuyeho babona ntacyo bamariye, babona ntacyo wabafasha. Ariko hari Imana ifite ububasha bwo kugira ngo ikuvana ahantu ikwicaza ahandi hantu. Noneho ba bantu babonaga ko ntacyo wabamarira, nta kintu wabafasha, bakakugarukira. Ese ubundi uragira ngo bakugarukire? Nta kintu hano mwise abana b'abantu ko ariko tubayeho, bana b'abantu ko bifuza kubana n'abantu babafite icyo bamariye. Abo ngabo bakuvuyeho nuko nyine babona ntacyo bamariye, ariko hari igihe kigiye kuza bakugarukire mu izina rya Yesu, kuko babona ko ufite icyo bamariye. Repetese kiria holia tapata sakara ya babari yoboreze kiria. Hari igihe kije ku muntu ushaka Imana, hari igihe kije ku muntu uca bugufi akinginga Uwiteka kugira ngo ahindure imibereho ye. Imana ikamuha agaciro, bigatuma abamuvuyeho bose babonaga ko ntacyo yabamariye bongera kumugarukira bakamwikubita imbere. Abo babonye ko ntacyo wabamari barakugarukiye, kuko babonye ko hari icyo noneho ufite, babonye ko noneho hari icyo wabamarira. Zamurira Imana yawe icyubahiro, nteze amatwi kandi unyumva. Niba wari uri mu bihe bikugoye, bikuruhije, abantu baragutaye, abantu barakuvuyeho, ariko ukaba wiyizi nk'umuntu wakomeje kunamba ku Mana, ugashaka Imana, ukaririra Imana, ukayisenga ku manywa na nijoro, ndavugana nawe wowe muntu, igihe cyaje kandi kirasoye kugira ngo abo bagutaye bakugarukire. Bagutaye babona ko ntacyo wabamarira, bagutaye babona yuko ntacyo wabafasha, baraguhunga nyine bajya gushaka abandi bafite icyo babamariye. So rero igihe kiraje kandi cyasohoye kugira ngo ugarukirwe n'abo bantu, nyuma yo kubona ibitangaza by'Imana ikoze mu buzima bwawe, nyuma yuko bagiye kubona Imana ihindura situation yawe, igahindura ubuzima bwawe n'imibereho yawe, nawe ikaguha ibyo bya bindi babona gutara ufite bakabona ubifite. Hari Imana ije kubikuremera ikabiguha kugira ngo abandi bakugarukire mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana iguha umugisha kandi Imana ikugire neza. Ntabwo twabonye umwanya wo gusenga, ko n'ubundi naje ahangaha kuganira namwe, nari ndimo ndasenga, ngene namaze gusenga, ariko n'ubundi turasoreza mu isengesho. So rero iwumvise ko Imana ivuga ngo nzagarura abanyu bajyanwa ari imbohe. Satani ashobora kugukuraho abantu b'umumaro akabajyana ari imbohe kugira ngo atazongera kugira icyo bakumarira, akagusigira abantu baho ngato bakuzengurutse, bakuvuga nabi, bagusebya, bishimira ibibazo byawe, bindyarya gusa, nta numwe muzimo urimo abagukikije bose ari indyarya, akaba ari bagusigira. Ariko babandi baguhumuriza, babandi bagufasha, babandi bagushyigikira uri mu kibazo, ugasanga ntawe. Uwiteka kugaruriye n'abawe bajyanwa ari imbohe mu izina rya Yesu.
Uwiteka kugaruriye abawe bajyanywe n'imbohe. Ushobora kuntineza amatwi uri umubyeyi wabyaye, Satani yagutwaye abana, aragenda abahindura ibirara, abashyira mu nzu y'imbohe, abahindura ibirara, abahindura abasinzi, abandi abahindura indaya. Uhora ubabaye, ubabajwe nuko ubona abana bawe babaye ibirara. Umunsi wababyaraga wari uzi yuko hari icyo bazakugezaho, hari icyo bazakumarira. None barakunaniye, bahindutse ibirara, abasinzi, bahinduka indaya, baricuruza. Wowe unteze amatwi wari ufite ikibazo cy'abana bawe, ukaba ubasengera ku manywa na nijoro, Uwiteka kugaruriye abana, abakuye mu burara, bakuye mu businzi, bakuye mu busambanyi, bakuye mu buraya, baragarutse mu izina rya Yesu. Babaye abana bazima, babaye abana noneho b'umumaro ku buzima bwawe, babaye abana b'umumaro. Uwiteka kugire neza. Ngaruka rero ku cyo navugaga, bigenda gute? Icyo natangiriyeho ndi kuvuga nti hari ikintu cyinshi nyuma y'ibyo bibazo ucamo. Mbabaza ni iki cyinshi? Umuntu utangiye aka business ugira ngo ugire icyo wimarira, ugira ngo ugire icyo wigezaho, kageze hagati kariboroka, ibintu biranga, usubira hasi. Urongera business imaze kugwa, urongera urirundanya ushaka udufaranga. Ndavugana n'umuntu bya byose nyir'ubwite ari kunyumva, urongera ushakishije utundi, uravuze utahari reka mpindura uburyo nkora iyindi business, nayo urayikoze bigezemo hagati, wapi biranze, urongera ubaye broke, usubiye hasi. Ni iki kiri kujya imbere mu isi y'umwuka? Ni iki kishi inyuma y'ibyo bintu? Ikishi inyuma y'ibyo rero nicyo gisubizo nje gutanga, hanyuma tugasenga, tukazakomeza Imana nitugirira ubuntu, tukagaruka tukaganira namwe. Ariko tubasaba kugira ngo mudushyigikire, ababishoboye mudushyigikire, kuko ducika intege rimwe na rimwe iyo tuza tugatambutsa ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza, tukabona ntago mu bintu, tukabona mbega ntimubireba, ntimubyumva. Rero mudushyigikire, mukande subscribe, mukande like, mugere gute n'iki bintu nk'ibyo. Niba bishoboka mudushyigikire, tugure kamera, tujye tugaragara mu mashusho, noneho tuboneke buri munsi. Imana iguhe umugisha wowe wabishobora. Ndavuga kuba bishoboye, kuba byiyumvamo, kuko ibyo nabyo ni umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana ni iki? Umurimo w'Imana ni ugushyigikira ibikorwa byose byiza, ni ugushyigikira ibikorwa byose byiza biganisha mu muyoboro w'Imana kandi bifasha abantu benshi. Icyo gihe ubukoreye Imana. Umurimo w'Imana ni ugupushinga, ni ugusunika ubutumwa bwiza bukagera ku bantu benshi. Hari abantu benshi bari mu bujiji, bari mu pfapfa, bazi neza yuko ibyo byose wumva duhishura, ibyo baba batabizi, batazi ko kujya mu bapfumu, batazi ko ibibazo byose abantu bacamo bisunikwa n'imyuka mibi, bakirukanyira mu bapfumu, bazi yuko ariho bagiye kubona ubutabazi n'ubufasha, ariko ugasanga niho bagiye kwangirikira mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka, ndetse no mu buryo bw'ubugingo bwabo by'iteka ryose. Rero igihe usunitse iki cyigisho nk'icyo, ukacyohereza mugenzi wawe, ukacyoherereza undi, gutyo bigakwira hose, uba urimo urakora umurimo w'Imana, ushyigikira ubwami bw'Imana. Ariko ujye uhera mu nshuti zawe, uhere mu baturanyi bawe, mu bantu ufite muri telefone, basunikire link, abantu b'Imana bave mu bujiji, basobanukirwe, bave mu isindwe ry'ibibazo Satani abateza, bashaka Imana, kuko Imana yiteguye gufasha abantu bayo. Reka twihute muri Esiteri, igice cyaho cya 3, aho niho tugiye kubona igisubizo cya bya bindi twibazaga, cya bya bindi twabanje twibaza. Imana amahoro iguhe umugisha, Imana amahoro ikugirire neza. Esiteri mu gice cyaho cya 3, aho ngaho niho tugiye kureba, niho tugiye kubona igisubizo cy'ibyo wibazaga. Ese biterwa n'iki ibyo bibazo byose ubona bidacika? Utangiye ka business kahise kazima, urashatse urugo rurakunaniye, ushatse urwa kabiri rurakunaniye, urwa gatatu rurakunaniye, umufiance araje baragucitse, aragiye, undi araje aragucitse, undi aragiye, undi araje aragucitse, aragiye, ushyize umwana mu ishuri, uzanye umuntu ngo mukocinga, aramukocinze, wapi umwana, wapi amanota akomeje kuba yayandi, nta kubutagiye. Mbega ibyo bibazo bidacika, kubera iki ibyo bibazo biba bidacika? Ibyo bibazo umuntu ahangana nabyo ntibiveho.
bituruka ku kibiterwa n'iki? Hano mu gitabo cya Esiteri mu gice cyaho cya gatatu, reka dusome amwe mu magambo y'Imana. Duhere ku murongo waho wa 5, gice cya gatatu umurongo wa 5. Handitse ngo Hamani abonye yuko Morodekayi atamupfukamiye ngo amuramye, ararakara cyane. Abona yuko gufata Morodekayi wenyine ari ntacyo bimaze, kuko bari bamubwiye ubwoko bwa Morodekayi. Nicyo cyatumye Hamani ashaka uburyo, umva aka kantu ngo nicyo cyatumye Hamani ashaka uburyo bwo kurimbura abayuda bose bari mu gihugu cya Ahasuwerusi cyose, ari bo bwoko bwa Morodekayi. Maze mu mwaka wa 12 umwami Ahasuwerusi ari ku ngoma, mu kwezi kwa mbere kwitwa Nisani, baraguza inzuzi zitwa Puri imbere ya Hamani, baraguza iminsi yose n'amezi yose uko bikurikirana. Bageze ku kwezi kwa 12 kwitwa Adari, bageza ku kwezi kwa 12 kwitwa Adari. Umva uyu mugabo witwa Hamani abonye yuko ngo Morodekayi atamupfukamiye. Amaze kubona yuko Morodekayi atamupfukamiye, ngo amugirira umushinya, aramurakarira. Muri uko kumurakarira yihimbira cyangwa ngo yishakira uburyo bwose, nk'uko uburyo bwose bwo kugira ngo abashe kumwikiza, bwo kugira ngo abashe kumwikiza kandi amwikizanye n'abo ubwoko bwiwe bwose. None kuko yarazi ko ibyo bintu kubigeraho bitoroshye, amaze kubona yaratekereje ati ni gute nafata uyu Morodekayi nkamurimbura, ndetse nta si murimbure wenyine, nkamurimburana n'ubwoko bwiwe bwose akomokamo. Yumva ko bitoroshye, yumva ari operasiyo idasanzwe atapfa kugeraho. Yumvise ko ari operasiyo atapfa kugeraho, biba ngombwa ko ajya mu isi y'umwuka, ariko y'igice cy'abadayimoni, y'igice cy'imbaraga z'umwijima, ajya mu bapfumu. Amaze kujya mu bapfumu ajya kuraguza. Muri icyo gihe cyo kuraguza mu bapfumu kwiwe, ngo yaraguzaga umunsi ku wundi, niba wabyumvise neza, ku wundi. Ngo abona yuko gufata Morodekayi wenyine ari ntacyo bimaze, kuko bari bamubwiye ubwoko bwa Morodekayi. Nicyo cyatumye Hamani ashaka uburyo bwo kurimbura, uburyo bwo kurimbura ubuzima bwawe. Hari umuntu ushaka kurimbura uburyo bwo ushakisha uburyo bwo kurimbura business yawe, kurimbura imibereho yawe, kurimbura urugo rwawe, kurimbura abana bawe. Hari umuntu wihishe inyuma y'ibyo bibazo uri gucamo, nicyo nje kukwereka. Hari umuntu wihishe inyuma y'ibyo bibazo urimo uracamo. Hari umuntu wihishe inyuma y'iryo senga rwawe, washakishije uburyo bwose bwo kugira ngo asenye urugo rwawe. Hari umuntu wihishe inyuma yo kudashaka kwawe, uri ukora uburyo bwose kugira ngo wowe ubwawe utazashaka. Hari umuntu wihishe inyuma y'uko kubura urubyaro rwawe, akora uburyo bwose kugira ngo utazabyara. Hari umuntu wihishe inyuma yo kutabona akazi kawe, umaze imyaka 10 ushoje amashuri nta kazi, undi amaze 5, undi amaze 10 n'indi nta kazi yigeze agira mu buzima. Hari umuntu wihishe inyuma y'icyo kibazo wabonye yuko umaze kurangiza amashuri, aravuga ati arakurakarira, aravuga ati nubwo arangije amashuri yize ntacyo azamugezaho, ntacyo azamumarira. Akugira yamara imyaka myinshi araguza, amara igihe kirekire mbese yose araguza kugira ngo abone ukuntu arimbura icyerekezo cy'ahazaza hawe. Nje kuguhumura amaso, nje kugukora ku maso, nje kugufungura mu bwonko, nje kugufungura mu bitekerezo, nje kugufungura kugira ngo usobanukirwe ikiri kujya imbere mu mibereho yawe no mu buzima bwawe. Hari umuntu wabonye uzamuye inzu, akubita urutoki ku rundi, arakurakarira, agira ishyari, aravuga ati arankiranye, iyi nzu ntazayisoza. Akugira yaragufungira, ugera ahantu wisanga amafaranga yo kugira ngo ukomeze inyubako byanze. Bimaze kwanga rero nta kindi, iheze idakinze. Abandi zaheze kuri rento, bandi bamenye za dari, bigarukira aho ngaho, gusoza byarananiranye. Kuko aho akuraga ibyakayishoje haraborotswe,
wibwira ngo nibisanzwe, kumbe ni za operation zo mu mwuka. Moridekayi Hamani ashaka kumukorera operation yo kumurimburana n'ubwoko, ariko abona bitamworohera, ashakisha uburyo bwose. Wakagombye nawe ndaza kukwereka igisubizo cyawe, igisubizo cyawe wowe ubwawe ufite ibyo bibazo. Uyu yari afite ikibazo cyo kugira ngo yikize Moridekayi, ngo amara iminsi myinshi, amara iminsi yose. Reka ngasoma ko kantu neza ukumve. Ngo maze ngo abona yuko gufata Moridekayi wenyine ari ntacyo bimaze, kuko bari bamubwiye ubwoko bwa Moridekayi. Hari abantu bamaze kumenya kuri mwene runaka wo kwa runaka, bamenya kuko moka mu hahandi nyine muri icyo giturage cyahuva mu gasantere runaka, barabitahura bamenya ngo uri mwene runaka wo kwa runaka. Iwanyu ntibiga, iwanyu ntibaba batunzi, iwanyu ntibaba ku rugo, iwanyu ntibashaka, iwanyu ntibabyara, iwanyu ntihava abayobozi, iwanyu ntihava abakire, iwanyu ntihava abakozi b'Imana, iwanyu hava ibira. Gutyo amenya amakuru y'umuryango wawe. Amaze kumenya amakuru y'umuryango wawe, adesida kugira ngo akurimburane n'umuryango, nk'uko umuryango n'ubundi ntawugeze awuvamo ngo abe umukire. Agambira kugira ngo akurimburane n'umuryango wanyu mwembi mube mu cyiciro kimwe. Agambira kugira ngo nawe mwembi mube mu cyiciro kimwe cy'abantu bananiwe kubaka urugo ruzima. Agambira kugira ngo mube mu cyiciro kimwe cy'abantu batagira icyo bimarira, batagira icyo bigezaho, nubwo baba barize, nubwo baba baraminuje, ariko nta kintu bajya bimarira. Niko bizwi mu muryango. Hari abantu baperereje amakuru ya batepanga kukurimburana na famiye yawe yose. Noneho sasa ariko muri ubwo buryo bashakisha uburyo bwo kugira ngo babigereho, nk'uko hano ijambo rivuga. Ngo maze mu mwaka wa 12 umwami Ahasuwerusi ari ku ngoma, mu kwezi kwa mbere kwitwa Nisani, baraguza inzuzi Puri imbere ya Hamani. Urumva, ibaze kuva mu kwezi kwa mbere. Ibibazo ufite kano kanya ni ibibazo byateguwe kuva kera kandi byitondewe. Mwisi y'umwuka bitondera kureba ibibazo, bakabitegura by'igihe kirekire, bakazabisuka ku mwana w'umuntu byarateguwe kera. Nguko umva yamaze kuva mu kwezi kwa mbere k'ukwezi. Wumvise batubwiye ngo kuva mu kwezi mu mwaka wa 12 umwami Ahasuwerusi ari ku ngoma, mu kwezi kwa mbere kwitwa Nisani. Kwezi kwa mbere kwitwa Nisani, uko kwezi kwabo kwitwaga Nisani, nkuko kwacu kwa hano mu Rwanda tukwita Mutarama, bo bakwitaga Nisani. None bava muri uko kwezi kwa mbere kwa Mutarama, cyangwa se uko bita Nisani mu Kiyahudi, batangira baraguza. Ngo baraguza iminsi yose. Hari abakuragurije iminsi yose, bamara igihe kirekire bakuraguriza uburyo bazakuboroka nurangiza kwiga, bikarangira amashuri wize ntacyo akumariye. Hari abantu bakuragurije iminsi yose, bamenya uko bazagufungira urushako rukakunanira, ukavamo wajya no mu rwa kabiri rukakunanira. Hari abantu bakuragurije bamara igihe kirekire yuko nta business uzakora ngo izamuke itere imbere, bamara igihe kirekire babipanga iminsi yose. Noneho bamaze kubikora baragenda, bamaze kubona niyo mpamvu ijambo ry'Imana twebwe abasenga ritubwira ngo musenga ubudasiba. Mpamvu ijambo ry'Imana dutegeka ngo musenga ubudasiba, nuko wakwishyizemo ashobora nawe kuguvuma ubudasiba, ashobora kugutongera ubudasiba, ashobora kukwataka ubudasiba, ashobora kuguteza imyuka ya buri munsi, imyuka mibi ubudasiba. Nawe ugategekwa gusenga ubudasiba kugira ngo ya masengesho yawe y'ubudasiba aburizemo ya myuka mibi y'ubudasiba bagusunikira. Imyuka mibi yose ikurwaho n'imbaraga z'amasengesho, yirukanwa n'imbaraga z'amasengesho. Imyuka y'uburozi butandukanye, burozi bw'uruzingo, ushobora kubuneza amatwi barakuzinze, baravuze ngo ntuzashaka. Urwo ruzingo rucibwa n'imbaraga y'isengesho, kuko n'ubundi rwarekuriwe mu mutongero
rugomba gukurwaho rero n'irindi n'isengesho ry'ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu ukabohoka. Hari abantu bateze ibitegano, ibyo bitegano ntago uzabikuzaho imiti bagusize, ndakurahiye nuko kubeshya, bikurwaho n'imbaraga z'amasengesho, imitongero, utuntu baza bakaminjagira aho ngaho iwawe mu muryango w'inzu ugira ngo nitwe tugufata, ya mitongero y'amagambo baba barekuyeho niyo gufata. Ibyo bikurwaho n'imbaraga y'amasengesho. Ninde wakuroze, ninde wakubeshye ko amasengesho adasenya ibikorwa bya Satani? Ijambo rirambwira ngo icyo umwana w'Imana yerekaniwe ni ibi, ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Yesu yerekaniwe kumaraho imirimo ya Satani. Ijambo rikavuga ngo ibimenyetso n'ibitangaza bizagumana n'abizera ngibi, bazirukana abadayimoni mu izina ry'Igano. Ni imitongero n'igufata, si twa tuntu tutaboneka turozi baba barambitse aho ngaho cyangwa bateye aho ngaho. Imitongero n'iyigufata. Rero imbaraga y'izina rya Yesu ifite ububasha bwo gukuraho iyo myuka mibi. Yesu Kristo, izina rya Yesu ritinywa n'abadayimoni, ritinywa n'imyuka mibi, ritinywa na buri kantu kose, rihanagura imitongero, rigahanagura imivumo, rikarimbura buri kimwe cyose. Munsi Satani yajugunywa mu isi, marayika yavuze ngo wasi we ugushirishya ko Satani akumanukiye afite umujinya mwinshi, azi kwigiye asigaranye ari igihe gitoya. Ariko Yesu mu izuka rye aragaza nawe aravuga ngo nahawe ubutware mu ijuru no mu isi. Aravuga ngo nuko rero mugende mubwiriza abaremwe bose ubutumwa bwiza, bazizera bakabatizwa bazakizwa. Niba ushaka gukizwa abadayimoni, ugashaka gukizwa imyuka mibi, ugashaka gukizwa amarozi y'ubwoko bwose bakuroga, ayo bakuroze, biragusaba kwizera ukabatizwa, ubundi ugahita ukizwa ibyo byose mu izina rya Yesu. Kwizera no kubatizwa bikubesha gukizwa iyo myuka y'abadayimoni, biguhesha gukizwa uburozi bunyuranye, biguhesha gukizwa ibitamikano, biguhesha gukizwa ibyoherezanyo, gushikwa n'ibindi byose n'ubwoko bwose bw'imikagiro n'ibindi byose baba baragukagiye. Izina rya Yesu rifite ubasha bwo gusenya imikagiro ya kirozi, ukabohoka, rigasenya amaborokaje. Izina rya Yesu ribasha kubohora business yawe, ribasha kubohora urugo rwawe, ribasha kubohora urushako rwawe, ribasha kubohora urubyaro rwawe, ribasha kubohora akazi kawe. Izina rya Yesu Kristo ribasha kubohora imikorere yawe, ukagira imikorere myiza. Izina rya Yesu Kristo ribasha kubohora umubiri wawe ugashiramo indwara. Izina rya Yesu Kristo ribasha kugukiza ibyaha, rikakuvamburamo uburaya, ribasha kugukuramo urumogi, ribasha kugukuramo ibyaha bitandukanye. Izina rya Yesu Kristo ribasha kukugira ubuzima nyabuzima, rikagutunganya, rikagukuramo inyota y'ikibi. Izina rya Yesu ribasha gukora ibikomeye, rikirukana iyo myuka yose yakwizingiyeho. Ndagusengera kano kanya iki cyigisho reka tukigarukira ahangaha, kuko nkomeje cyatwara amasaha 2, tuzagikomerezaho ubutaha. Ndagira nkubwire ngo ikihishe inyuma y'ibibazo ucamo, ikihishe inyuma ya biriya byose ubona bitagenda, uhangana nabyo ntiwigere ku bisubizo byabyo, hari umuntu ubyihishe inyuma. Ariko uwo muntu ubyihishe inyuma akorana n'isi y'umwijima, akorana n'imyuka y'abadayimoni, akorana n'imbaraga z'ikuzimu. Biragusaba kugira ngo rero ugarukire Imana, nawe ukorane n'imbaraga z'Imana biciye mu gusenga no kwishakana umwete. Iraza kuguha intsinzi, iraza guhindura buri kimwe cyose nuhindukirira Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Imana niyo gisubizo cy'imibereho yawe. Imana iraza guhindura imibereho yawe. Imana iraza gukiza izo ndwara. Imana iraza kuguha gutera imbere. Imana iraza kukugarurira abana bawe bakunaniye babe bazima. Nuhindukirira Imana n'umutima wawe wose, uraza gukora bigende. Business yawe iraza kuzamuka, imyaka iraza kuvaho, ubushomeri buracika, ingoyi z'ibyaha nazo ziracika. Uwiteka aratunganya imibereho yawe, aratunganya ubuzima bwawe nuramuka uhindukiriye Imana, ahindukirira Imana n'umutima wawe wose. Niba rero warunteze amatwi ufashe ibyemezo byo guhindukirira Imana, sengana nanjye rino sengesho mu isengesho rigufi. Vuga uti: Data wa twese uri mu ijuru, Mana wandemye ukanzana mu isi, ndakugarukiye kano kanya n'umutima wanjye wose, ndakugarukiye n'ubugingo bwanjye bwose. Uwiteka ndakwihaye,
mbabarira ibyaha byose nakoze, mbabarira Mwami aho natorongereye nkava mu kwizera wowe Mana rurema nkajya kwizera ibindi bigirwa Mana. Njirira imbabazi ubuntu bwawe n'amaraso yawe byuhagira umutima wanjye, byuhagira ubwenge bwanjye, ibyaha byanjye bihisibangane, ibicumuro byanjye bitwikirwe n'amaraso y'umwana w'intama w'Imana ayamenetse ku musaraba. Uhereye umunsi wa none urubanza rwari rundiho rw'ibyaha amwiteka uyu munsi wa none imbabazi zawe zinganze, urukundo rwawe runganze, ineza yawe igaragare kuri nge mu izina rya Yesu. Uyu munsi nkimara gusobanukirwa inkomoko y'ibibazo byanjye, sanze ari we gisubizo cy'ubuzima bwanjye, cy'imibereho yanjye. Uwiteka ndakuraritse, ngwino wivange mu byanjye, ngwino mu buzima bwanjye, ngwino mu mibereho yanjye, abari utunganya inzira z'imibereho yanjye, inzira z'ubuzima bwanjye. Urakoze Mwami w'abami, urakoze Yesu Kristo, urakoze Mukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwanjye n'imibereho yanjye. Nizeye kunyumvise. Uhereye umunsi wa none ntangiye urugendo rwo kugendana nawe, ntangiye urugendo mu mibereho yanjye rwo kugendana nawe mu kubaka imibereho yanjye, ubuzima bwanjye. Nta wundi wanyubakira imibereho keretse we Yesu Kristo, niwe wanyubakira imibereho mizima, ni nawe wanyubakira ubuzima buzima. Ndakwihaye rero mu rugendo rwo kubaka ubuzima bwanjye, mu rugendo rwo kubaka imibereho yanjye, uhereye nonaha kugeza umunsi nzavira muri uyu mubiri. Uru rugendo urunkomerezemo, sinzatane, sinzasubira inyuma, mu izina rya Yesu Kristo usumba amazina yose. Amen. Amen. Niba usenganye nanjye iryo sengesho, wizere ko isengesho ryawe ritambutse rigeze ku Mana. Utangira urugendo rwubaka ubuzima, utangira urugendo rwubaka imibereho, ariko ishingiye mu kwizera Yesu Kristo, ishingiye mu kwizera Yesu Kristo. Ubwo Yesu Kristo niwe banze ryo kwizera. Ugomba kubaka ubuzima bwawe, ugomba kubaka imibereho yawe. Wireba hirya cyangwa ngo urebe ibumoso, tumbira Yesu imbere gusa. Araza kubakira ubuzima, araza kubakira imibereho hano mu isi, arakubakira ubuzima bwiza, akubakira imibereho myiza. Nyuma yo kuba muri ubu yo gusohoka hano mu isi, azaguha ubugingo buhoraho. Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza. Ubundi wige gusenga ku manywa na nijoro. Ibyo dukurikirana hano ku isengesho ribohora official, ni wumva ugeze hano wakamye, wacitse intege, ugenda ufungure bimwe mu biganiro tuba twaragiye dushyiraho. Haba harimo amasengesho atandukanye azajya gufasha, yongere kugukangura, akubyutse ukomeze urugendo rugana mu buzima nyabuzima bubonerwa muri Yesu Kristo. Habwa umugisha n'Imana, girirwa neza n'Imana. Wari kumwe nanjye Pastor Justus. Imana iguhe umugisha. Shalom shalom.